Igitondo cyiza kuri mwese kandi abadukunda bakunda ijambo ry'Imana mu kiganiro Mate. Umwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha mwinshi cyane. Turabaramukije muri iki gitondo cy'umugisha kandi tubifuriza amahoro n'amahirwe, tubifuriza impagarike n'ubugingo. Dushimishwa cyane no muri iki gitondo ko tugiye kubasha kubona umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ndetse no kumva icyo umwami wacu Yesu Kristo atubwira, umukiza wacu, umuremyi wacu, Imana Data ivugana natwe muri iki gitondo, Mwuka Wera ari kumwe natwe. Turabasuhuje rero, ikiganiro cyacu ni Mate nk'uko bisanzwe kandi tubahaye ikaze. Reka dushime Imana. Mwami Yesu, turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha, turakunezerewe kuba natwe, turakunezerewe ko uri mu ruhande rwacu ibihe byose. Ngwino ubane natwe rero muri iri jambo tugiye gusoma. Mwuka Wera dusobanurire kandi atwigishe, tumenye kandi duhugukire kugukurikira no kugira nawe twishimye, tudafite ipfunwe, kandi byose bikore kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya Yosuwa, ibice byawo, igice cyawo cya mbere. Amagambo arimo uburyo ki Imana yatoranye Yosuwa ngo azungure Mose. Aravuga ngo, ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni, umufasha wa Mose, ati umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye, nk'uko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Uburengerazuba. Nirwo rugabano rwanyu, nta muntu n'umwe wenda kuguhagarara imbere iminsi yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basokuruza bawe. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Mbese si jye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe. Amen, amen, amen. Aya ni amagambo Imana yahaye Yosuwa mbere Mose amaze gutabaruka, amaze kuva mu mubiri. Mesaje irimo cyane ikomeye ni uburyo Imana ifite continuité. Imana ifite continuité. Dieu a un plan de continuité. Imana ifite umugambi wo gukomeza. Il n'a pas un plan de stopper. Il n'a pas un plan d'arrêter. Il n'a pas un plan d'abandonner. Non. Il a un plan de continuité, de continuer les bons plans, de continuer les bonnes promesses. Amagambo meza, imigenzo myiza, amasezerano y'ibyiza ntabwo ahagarikira ahantu Imana itarahageza aho yagennye ko igomba kuyageza. Iyo ni ijambo rikomeye cyane. Ni ijambo rikomeye cyane. Ubwo tubona Mose hari amagambo y'Imana cyangwa se amapromese cyangwa se amasezerano yari yahawe n'Imana, ku buryo wari kubyumva avuga ngo ubwo Mose apfuye n'amasezerano agize gute nayo arahagaze. Ariko Imana itoranya Yosuwa, iramubwira ati umugaragu wanjye Mose yitabye Imana, aranyitabye, arapfuye. None rero ngiye gukorana nawe ibyari bisigaye. Haleluya. Ngiye gukorana nawe ibyari bisigaye kugira ngo ukomeze, kandi umugambi wo gucyura Abisirayeli mu gihugu n'abasezeranije uracyakomeje. Haleluya. Ijambo rirakomeye cyane. Uracyakomeje, ntabwo byahagaze kubera urupfu. Urupfu inshuro nyinshi rukora comme une barrière, kuko ureba ukavuga uti urupfu rugiye gusoza ibyo Uwiteka yari yaravuganye natwe, cyane cyane ko uyu mukozi w'Imana Mose il a été parmi nous, yabaye hagati muri twebwe, agendana natwe, aratuyobora, turamwumvira, tukabona ukuntu Imana ikorana nawe. Ntabwo twizeye neza ko nyuma ye
Imana izatugeza mu gihugu cy'isezerano nk'uko yari yarabitubwiye. Haleluya. Ariko Imana iraza ibwira Yosuwa mwene Nuni iti wari umufasha wa Mose, ubu rero wari tuwayisiwe, none ugiye kuba ari wowe ntore nkuru iyoboye izi ntore zanjye, kandi ukazageza mu gihugu cy'isezerano. Aravuga ati kandi aho muzakandagira hose ndahabahaye, aho muzakandagira hose ndahabahaye, mbahaye, I will give you the places wherever you will put your feet. Aho muzakandagiza ibirenge byanyu byose ndahabahaye. Haleluya. Hose ndahabahaye. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Aho ngaho ndahabahaye. Ni amagambo akomeye cyane, arimo une très grande promesse ivuga ngo Yesu ari kumwe natwe, aragendana natwe, kandi azagenda atugabiza. Iyo turi kugendana neza na Yesu, udafite imitima iducira urubanza, udafite kwigonana mu mitima, udafite kuramburenga, udafite kugenda dusebanya, tuvuga amagambo mabi, twigononwa, tudakora umurimo w'Imana uko bikwiriye, Kristo aba ari kumwe natwe, kandi aho atujyana hose aba yiteguye kudushyigikira. Ntabwo Kristo ashobora kuguhamagara ngo agukure iyo ngiyo, agukure iriya, akuzane mu murimo wayo, hanyuma akwabandone, akureke. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu sera toujours avec toi. Imana izakomezanya nawe mu buzima ubwo ari bwo bwose. Hari igihe duhura n'amablokaje meza, tugahura n'ibirushya byinshi byibloka mu nzira, n'urupfu rushobora kuzamo rukagutera kuvuga ngo ntabwo Imana iri mu ruhande rwanjye, ntabwo Imana inyumva, ntabwo Imana irakumva, kandi ifite un plan de continuité. Imana ifite umugambi wo gukomeza isezerano ryayo ryiza, ifite umugambi wo gusezerana isezerano ryayo ryiza ku bana bawe, ku buzukuruza bawe, ku buvivi, kugeza ibihe igihumbi. Ifite umugambi. Ntabwo imbuto Imana yabibye muri twebwe ihagarikira muri twebwe, ahubwo irakomeza ikajya no mu rubyaro rwacu, igakomeza ikarema ibintu bikomeye cyane mu buzima bwacu. Niyo mpamvu bavuga ngo aho muzakandagiza ikirenge hose ndahabahaye, kandi igihugu cyose arakidekiriva. Bati iki gihugu cyose imbibi zacyo arazidekiriva. Uwiteka abwira Yosuwa ati imbibi z'igihugu ndasikubwiye, nizo mbahaye. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Amubwira rero ngo komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzabasukuza. Komera ushikame, ne pas peur, prends courage, gira imbaraga, ishakemo imbaraga, ntugire ubwoba, kuko igihugu nasezeranye guha abasokuruza banyu n'ubundi nzakibaha. Umugambi urakomeje, ntabwo duhagarara, ntabwo umugambi uhagarara kubera ko Mose atabarutse. Oya, le plan continue, umugambi urakomeza, the plan continues, umugambi urakomeza, ntabwo uhagarara, umugambi urakomeza. Umugambi w'Imana urakomeza mwene data, kandi umugambi w'Imana ntabwo uhera. Umugambi w'Imana ntabwo uhera, ntabwo uhezwa n'ibiryo byose. Nta kintu gishobora gufata umugambi w'Imana ngo kiwufate, kiwubuze guprogresa uko Imana yateguye umugambi ugomba gusohoza. Imana yacu ikugiriye neza, ntugire ubwoba, wongere ugire ibyiringiro. Ndimo ndakubwira amagambo aguramo ibyiringiro, avuga ngo uko byagenda kose, situation wawe unyuzemo iyo ari yose, circumstances z'ubuzima waba urimo zose, umugambi w'Imana urakomeza. Umugambi w'Imana urakomeza, ntabwo uhagarara. Ngo komera ushikame. Nabwo ati komera ushikame, ntugire ubwoba, kuko n'ubundi umugambi nari mfite wo gufasha ubwoko bwa Isirayeli kugera mu gihugu nabasezeranyije, uwo mugambi uracyariho. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icyubahiro. Ambwira amagambo akomeye cyane, arangije ku murongo waho wa 4, icyo akora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Avuga ati rero ya un plan de continuité, ibintu birakomeza. Ntabwo dutangira amasezerano kugira ngo dukore nouvellement du contrat, non. Ntabwo amasezerano ntabwo ahinduka. Urakomeza mu mujyi wa Mose, ibyo Mose yagutegetse byose ubikore, kandi ujye ubyitondera. Avuga ati kandi amagambo ari muri iki gitabo ujye uyitondera ku manywa na nijoro, ijoro n'umunsi. Haleluya. Ijoro n'umunsi ujye uyitondera, uyakomeze, ugendane nayo, akubere ingabo igukingira, akubere ibyiringiro, akubere inkomezi, kugira ngo uzabashe gutwara ubu bwoko buhaye. Gutwara ubwo bwabise ntabwo byari byoroshye. Ariko tuba twibwira ko kuyobora ari impano yoroshye. Ntabwo ari impano yoroshye.
utwara abantu ibihumbi n'ibihumbi ubatwaye mu gihugu ahantu wari ushinzwe nidi zabo, ntabwo ari ikintu cyoroshye mwene data. Mpamvu tugomba gusingira abayobozi bacu kuko bikorera emosiyo zacu, bikorera hardships zacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi nabo bikabananiza, bikabadureyininga, bikaba byabashyira no mu ntege nkeya cyane. Ntabwo dukwiye gusengera abayobozi kugira ngo bakomeze bafite imbaraga zo kudufasha, zo gukomeza umurimo w'Imana, kandi ntibagayishe izina ry'Imana igihe barimo bakora umurimo w'Imana. Bakomeze bafite iryo shyaka, bakomeze bafite izo mbaraga, kuko nabo bashobora kujya mu ntege nke. Imana yamubwiye ngo komera ushikame, kandi ntibibagirwe amategeko Mose yakubwiye. Ibyo Mose yavuganye nawe, uburyo Mose wabonaga ngendana nawe, ntubyibagirwe, ukomeze ubishyire ku mutima. Haleluya. Kandi ngo ni jyewe ubigutegetse, avuga ati ni jyewe ubigutegetse, shikama. Bishoboke ko Joshua avait peur, yabonaga uburyo ki ubwoko bwa Isirayeli bushobora kuba bugoranye kuyobora, mu bindi byanditswe turabibona, bati ce n'est pas possible, ntabwo bishoboka ko ubwoko bwa Isirayeli dushobora kugendana gutya ngo mbugeze aho ngomba kubugeza ntafite ikibazo, ntagize ikibazo, ntahuye n'imbogamizi. Birashoboka ko Imana yabonaga ko Joshua umutima wari wuzuye ubwoba, ariko ikomeza kumuhumuriza, yamubwira ati Joshua, si jyewe ubigutegetse, c'est moi qui te commande, c'est moi qui commande, c'est moi qui t'ordonne, c'est moi qui te donne la permission. Avuga ati ni jyewe nguhaye ubwo butware, ni jyewe ngutoranije. Haleluya. Hari igihe twiyumvamo intege nkeya umurimo w'Imana, kumva ntabwo ushoboye, kumva intege nke zawe, kumva nta kigenda, ukiriba ukavuga uti who am I, who am I. Ubu n'abagabo bavuga bakoreye Imana mu buryo bukomeye buhambaye cyane, ukareba abagabo bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bavuga Imana neza, bafite ubuhamya bwiza, bafite ijambo ryuzuye imbaraga. Ukareba abagabo Imana yahamagaye muri Afurika, ku isi yose, bafite imbaraga, bafite ubutware, bafite amafaranga, bafite icyubahiro. Ukavuga uti jyewe Mana wampamagara gute kuyobora bano bantu kandi nzi intege nke zanjye? Ariko Imana ishimwe cyane, nawe ufite imbaraga, kandi imbaraga ufite si izawe, ahubwo ni imbaraga z'umuremyi wawe, parce que c'est Dieu qui commande, c'est Dieu qui t'ordonne. Ni Imana iguhaye amabwiriza, ni Imana itanze itegeko, ni Imana itanze iteka, iciye iteka. Niba ari Imana iciye iteka, biravuze ngo irabizi weakness, irabizi intege nke zawe, izagushoboza. Il va compléter vide, izaguha imbaraga zose ukeneye, izaguha ibyishimo ukeneye, izaguha ubutunzi ukeneye, izakuremera umwanya kugira ngo ubashe kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, kugira ngo ubashe kuyobora itorero ry'Imana, kugira ngo ubashe kuyobora ministere, kugira ngo ubashe kugira sinzi uko navuga, kugira uruhare mu gutuma abantu barushaho kunezerwa no kubona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Izaguha ibyo ukeneye byose. Il va compléter vide. Il va compléter vide. Il va compléter. He will answer to your request. He will see your needs, and he will come to fill all your gaps. Imana izi ibyo ukeneye byose, izaho ufite icyuho, izaza yuzuza icyo cyuho, kubera ko ari iguhamagaye kugira ngo ubashe gukora umurimo Imana yawe iguha uyu munsi wa none. Kristo ari kumwe natwe, Kristo aratwumwe, kandi Kristo niwe uduhamagara. Ntabwo yaduhamagara ayobewe ko dufite imbaraga nkeya. Niba yahisemo kuduhamagara, nuko azi ko ari twebwe tugomba kuba duhamagarwa muri uyu munsi wa none, nuko ariko twebwe tugomba kuba turi gukora umurimo uyu munsi wa none. Il va nous couvrir, azadutwikiriza imbabazi nyinshi, azadutwikiriza urukundo rwinshi, azaduha ibyishimo bituruka mu mutima we udukunda, utwitayeho, kandi udufitiye impuhwe nyinshi. Nuko dushikame, ntutinye, kandi nuko ku mutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ntabwo ari hamwe na hamwe, aho uzajya hose Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe. Aho uzajya hose, aho uzaba uri hose, ibyo uzavuga byose, mu kazi, mu rugo, mu nzira ugenda, ujya mu misozi, ujya kuvuga ubutumwa bwiza, ubwira abantu iby'Imana, Kristo azaba ari kumwe nawe. Haleluya. Ntutinye, nuko ku mutima kuko ni jyewe Uwiteka ubivuze. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Kristo rero avuganye nawe muri iki gitondo, ntutinye, ntuko ku mutima, ukora umurimo w'Imana ushikamye, ufite ibyiringiro ko Kristo ari kumwe nawe. Mbese si jyewe ubivuze? Mbese jyewe ubitegetse? Niba ari jyewe, niba Umwami ategetse, ninde wundi wabasha kuvuguruza iteka ry'Umwami?
kadusenge. Iteka ry'umwami ryabaye ryatanzwe, iteka ry'umwami kandi ntirivuguruzwa. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Mwami Yesu turagushima cyane, turakunezera muri gitondo cy'umugisha, shyirwa hejuru. Ubwo uvuze rero ntuvuguruzwa, twebwe turubaha ubushake bwawe. Gendane natwe, dukomeze, tumare ubwoba, maze umurimo wose uduha tuwukore dushikamye, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Mugire umunsi mwiza, Yesu aranezeze, kandi ibyishimo bituruka mu rukundo mumukunda biba ari byo bisaga imitima yanyu n'iteka ryose, amen, amen.